arakaraba mu ntoki muri iyo yasutse mu ibase. Karaba mu ntoki nkwereye. Muyo yasutse mu ibase kari gaketse. Geramo kenshi karaba. Yego yabikoze. Hanyuma aravuga ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Yego. Mama mugisha ababyeyi. Mama mugisha ababyeyi. Imyotsi itangiye kuzamuka. Muga imyotsi iri gutangira kuzamuka bimeze. Dore amafaranga. Ubona amafaranga. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko kano kanya ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Abanyarwandakazi ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Nyagasani akomeze abane namwe aho muherereye hose. Episode yacu rero y'uyu munsi tugeze cyangwa se turacyakomeje rwa rugendo rwacu. Umunsi w'ejo mwatubonye turi mu mihanda ya Gisoro Bunagana, mwarabibonye. Nubwo wenda tutagezeyo ngo ibintu byose tubibereke 5 ku kandi, ariko twagezeyo ibintu byakomeje kuba ubutamu. Uyu munsi rero ntagiye kubatindira no kwizimba mu magambo, nagarutse mu rugo rwa mere w'abapampe hano hakurya. Mwakabona umukobwa umaze iminsi ari kumwe na mama w'abapampe, ariko mama w'abapampe kamwintroducer avuga ko ari umukobwa we. Kano kanya ngarutse kubasura mu rugo, numvisha amakuru yuko basigaye boroye ibintu ari sawa. Umeze utase mwana? Nanze gutinda mu bintu byinshi, nanze gutinda mu bintu birebire. Niba mutwemereye muduhaye n'uburenganzira byo byiza wenda tugize utuntu duke tuganira, dore urugendo rwabaye rurerure. Agarutse hano iwanyu rwose kugira ngo tuganire. Mama w'abapampe atubwira ko ngo wowe uri mu dutungo twanyu. Nimeze bite rero? Esa Nandi kubona ari sawa. Iyi force se ibamenye. Muna ari force ni yagasasiro ko ari ko muvye ni imyanda. Yego. Nyanda kandi bana bitungwe mwana. Ari agafumbire. Cyangwa niyo mwajugunyagamo. Kamera mu Rwanda so bajugunyaga mwana. Bahita bateramo ibitunguru abagande bagiye kuri. Yego, buriya iyo ujugunyamo imyanda like nk'ibitoki, ibintu biraho nyine bitarimo amacupa n'amashashi, hari ukuntu nyuma ubikuramo kaza ugatiramo nk'ibintu mwanda w'inyuma. Oya ntabwo ari mwanda w'inyuma. Hano nabonye inkoko, nabonye imbata, nahabonye inkwavu, ibintu byinshi nababonye munsi y'urugo. Nabonye ibigori, matungo yose arahari hano se. Nje rero muri kugenda mu ntungura ya etage yanyiri hano inyuma. Kamera mawe bereke hose, bereka inyuma etage yabo, bereke ya etage yanyu iri hano inyuma. Hano mu gikari hibereye amatungo n'izi mboga z'urwatsi, harimo ibitunguru n'ibiki. Inyuma hano hari ibigori, ibintu byabaye danje. Koko mwatubabariye natwe mukatuvunguriraho.
nimugaruka tuzabavungurira. Yego. Bare natwe mutuvungurireho rwose. Mama w'abapampe turahageze tukihagera ati umukobwa wanjye ari inyuma mu gikari, ari mu matungo, ari mu biki, umugenda bariho mu musanga. Tugivuze ngo dushyireho kamera ashaka kudukuramo iyo kotsa. Niko se reka hari ibintu ngiye mba ntabasha kumva, bishatse kuvuga ko bino yaba ubuhinzi murimo n'ubworozi murimo, hari ibintu se mubona by'umusaruro muba muri kubona mukuramo? Yego dukuramo kandi nakubwiye ngo ibingibi ni inyunganizi, hari n'ibindi dukora dufite ama business menshi, so nyine ibingibi biza ari inyunganizi kugira ngo nyine tubashe kugera ku ntego zacu twese twihaye. Ahubwo uretse aho ngaho hari amayinite ufite yo mu Rwanda ukaba wahamagara umuntu wo mu Rwanda. Kuri telefone ndayafite nta kibazo. Nose umuntu ushaka guhamagara n'umuntu bwoko. Umuntu nshaka guhamagara yafashije umubyeyi wanjye amuha ubutunzi. Ni umupfumu. Oya mye muvuga imwe mu mazina yazo mwana. Umupfumu. Ntabwo byo mbivuze. Gusa nyine niko yafashije umubyeyi. Nabyumvise. Yafashije umubyeyi kandi nyine urumva ko amafaranga ntago ari kuboneka neza. Numvaga rero wamfasha ukamumamagarira nkabona nyine nanjye uko yafashije umubyeyi nanjye akamfasha kugira ndamuhamagara mu ruhe rwego. Ndetse ndamuhamagara hari ibyo mwavuganyeho se? Yego twavuganyeho ariko nyine urumva ikibazo mfite ni icy'amayinite. Yego ibyo mwavuganye mwebwe. Yego nta kibazo, ma nimero ye muhamagare. Hari ibyo mwavuganye ubundi nihere ijisho nanjye ndetse ko amaso ariyo akaberaho kureba. 07 Bona neto akaziri kwanga turebe neza niba ariyo. Ya ntabwo ariyo ahubwo. Okay. Ndakiremo neza mbanze kode ubundi umbwire neza. None se ubu koko shari ibintu rero burangiye we mba ntabasha prefera neza, ntabasha kumva neza, bityo bikaba ngombwa ko habaho icyo bita exhibit. Nkabona akantu k'akazi bite rwose, nkabona kumenya ibyo ari byo neza. Ngaho yinyereke neza iyo nimero nyirebe. Ntabwo ari 079 iyo ntabwo icamo gato. 079 ahubwo 079 se 079 yego 01 yego 05 kabiri 079 01 02. Indi ntago yari nishyireho numva ibyari byo bro. Nonese ibi bintu urabyizeye ko bishobora kuvamo ikintu gikomeye gitangaza? Ndabyizeye kandi mfite na proof zigaragaza ko yafashije umubyeyi. Ese wamugani yafashije umubyeyi kandi wawe. Halo. Yego mwiriwe neza? Komera. Yego hari umuntu ngo waruntiye amayinite ngo muvugane, hanyuma sinzi rero ibyo mwavuganye kugira ngo ariko ahari
uwo muntu uramumpa nyibwire yabwire n'ibyo twavuganye. alo Yego muraho neza. muraho. Ni wa muntu mwari mufitanye gahunda wigeze kukubwira ko ashaka gusubira ku ishuri mu kwa gatandatu, so nashakaga ko nyine umfasha nyine ukama bya bintu twavuganye nyine ku byerekeranye n'amafaranga. Ni wa wundi twavuganye wiga muri Amerika. Yego. Hanyuma ibikoresho nakubwiye gutegura wabiteguye? Okay. Yego. Urategura ibase utegure na fanta ya coca. Wabiteguye? reka biza binyaruka nk'abantu mwe, reka turindire turebe igitangaza kigiye kubera Uganda, uko tumaze igihe bino bintu bamwe babifata nka scamming cyangwa se ubundi buryo. Reka tuze turebe uyu muryango byahageze, reka mufatire hanyuma mumubwire ibyo akora. Fanta hanyuma ngiye gufata iyo fanta asukeho gake mu ibase. Fanta asukeho gake, rozi ryinyo nta mikino, gusukamo gake mu ibase. Yasutsemo. Narangiza arakarabamo muri iyo yasutse mu ibase. Arakaraba hehe? Arakaraba mu ntoki muri iyo yasutse mu ibase. Karaba mu ntoki nkwereye. Muyo yasutse mu ibase kari gake. Geramo kenshi we. Karaba. Yego yabikoze. Hanyuma aravuga ngo gutunganirwa ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutunganya ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Yego. Mama mugisha ababyeyi. Mama mugisha ababyeyi. Hanyuma urafata ya fanta yasigaye urasomaho urundike. Yego yajunditse. Namara kujundika arasa nk'uyiyunyuguza mu kanwa hanyuma acire muri ya base. Yego yabikoze. Arongera asubiremo ngo gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutunganya ni ukwanyu babyeyi. Vuga neza ariko ko amaboko ari hejuru y'ibase se wasa nk'uhaguruka. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Gutungana ni ukwanyu babyeyi. Imyotsi itangiye kuzamuka. Muga imyotsi iri gutangira kuzamuka bimeze. Dore amafaranga. Ubona umutungo yamaye nka data mu izina rya Yesu. Bino bintu se yababa data we. None se muga reka mbenye. Yego. Ibi bintu by'aya mafaranga ko ngewe ntari gusobanukirwa neza ibyo ari byo nuko biba bigenze. Aya magambo bavuze yonyine niyo abazamuye bino bifaranga by'amadolari. Ayo magambo bavuze n'imitima nakoresheje nibyo bimufashije kuba yazambona ayo mafaranga. Kuba wagira none se amaze nk'igihe kingana gute agutakiye cyangwa se akugejejeho kino gitekerezo? Nta gihe kinini cyari gishize, gusa igihe cyose umuntu anyitabaje ndamufasha nta kibazo bitarenze gutwara igihe kinini. Iyi fanta ni ikihe kintu uba uyikoresheje ko ari y'abakarabye akanajundika? Ni ibihe bintu bikomeye biba birimo bitumye ibi byose bikoreka? Ubundi rero ukuntu njya mbikora n'ibanga ry'akazi, gusa nyine hari ibyo mba nakoze nkabikorera muri iyo fanta, hanyuma ibyo ngibyo mubwiye gukora bikaba ari inyunganizi yabyo. Inyunganizi. Hanyuma nk'abantu wenda baba batekereza ko bino bintu bidashoboka, cyane ko hari benshi bagera ku baganga batandukanye ntibabe babafasha ibyo bagomba kubafasha, nkamwe ni ikihe kintu mwababwira? Hari abantu benshi batwiyitirira ndetse ni nayo mpamvu abantu bagiye bacika intege.
ariko njyewe iyo wangezeho uba wageze kwa muganga wa nyawe, ibyo bintu byo kutuburira abantu ntabwo njya mbigira, nkufasha nk'uko wanyiyambaje iyo wubahirije ibyo twavuganye. hanyuma rero iki cyiza ni uko mwakwivugira nimero, hanyuma bakayumva bakayifata, hanyuma mukabafasha. Nomero ni 079 yego 510 yego 80 52. 079 510 80 52. tuyishyizeho hasi ku kiganiro se hari ikibazo? hanyuma reka nkubaze, ibi bintu ubyishimiye gute, ubyakiriye ute? birandenze yego birandenze, ndabyishimiye cyane kuko nari mfite n'ikibazo cy'amafaranga kuba ari makeya. urumva ubwo nyabonye ngiye guhita nkomeza amasomo yanjye. ubuse ntabwo abantu bari buhite bavuga bati umuryango wose ugiye gukirira mu bapfumu, urabyakira ute amagambo ari buze kuvugwa? amagambo nta muntu ubuza undi kuvuga. babivuga batabivuga njye ntabwo bindeba, cyambere cyo niko nshaka kujya kwiga nta kindi. kuko mama wawe niba ari mama Pampe yabigiyemo, nawe ubigiyemo, birabakijije. buse hari igihe mushobora gutekereza muti nyuma bishobora kuzamanuka nk'uko gusanga bibaye ibindi? njye nakubwiye icyo nitayeho niko nshaka kujya ku ishuri. yego utari kuvuga icyo witayeho nuko ngomba kujya ku ishuri. yego ngomba kujya ku ishuri. aha n'icyo wabwira abantu badukurikiye kubw'ibitangaza bikubayeho? icyo nabwira abantu bankurikiye isaha, yego bajye bizera nyine ibintu babonye nk'uko nanjye ndi kubireba gutya. nibyo nibashaka nabo bufasha bahamagare kuri iyo kontakiti batanze, nabo bazajya babafasha. kandi pe nibyo birakunda, ntabwo ari puranke za zindi tumenyereye hanze. yego ubwo bajye bizera ibyo babonye. ubwo nimero turaza kuyishyira hasi kuri sikirini, hanyuma muyirebe. ni 07 nari nayanditse hano, ni 079 28 01 052. ubwo nibirahura n'uwo muganga simbizi, ariko ni 079 28 01 052. iraho hasi kuri video murayibona, hanyuma muvugishe abafashe ibintu bigende neza. turabashimiye. namwe reka tubashimire cyane, mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cyacu. Imana ibahereze umugisha. ibiganiro byo nakagaruka. ciao ciao.